Haleluya. Ngo aravuga ngo n'imbere naje kugera aho ndayibona, ngo kuko Imana izi inzira nyuramo. Torero bakristo bakozi b'Imana, ndashaka no kugira akantu mpindura, nta nubwo bikiri ngombwa ko turebera Imana inyuma gusa, ndifuza ko munayirebera imbere. Yesu ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'imbabazi zayo. Imana iduhaye kongera kuba kuri iyi channel ya Mama Fortune. Ndashimira Imana ko ngira umugisha wo kongera guhamagarwa na Mama Fortune kugira ngo baganirize ku ijambo ry'Imana, ariko ni n'umugisha ngize nanjye kuko biba bitoroshye kugira ngo umuntu abone uyu mwanya ngo yicare imbere ya kamera nk'uko aganiriza abantu ijambo ry'Imana. Bishimiye Imana ko Imana impaye uyu mwanya. Namwe ndabashimiye ko mujya mubitega amatwi, kandi ndabizi neza ko ubwami bw'Imana burushaho kugenda bwaguka muri, kandi Kristo agakomeza kwamamara cyane, ko intego yacu si ukumenyekana, si ukugira ngo abantu batubone kuri izi social media, si ukugira ngo tube abasitari, ahubwo ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke, abantu barushaho kumenya Yesu, kandi abantu barushaho no kumenya imbaraga zibitse muri Kristo. Imana rero ibaho umugisha. Nababwiye ko nitwa Samuel Irabizi, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu, mfite n'abana, kandi ndi umukristo mu rurembo rw'amajyepfo i Gahogo. Nishimiye kubana nawe. Dusome ijambo ry'Imana nshaka ko tuvugaho uyu munsi, riraboneka muri Zaburi y'150. Ndasoma mereye ku murongo wa mbere ngeze ku murongo wa 6. Nifuza kuvuga kuri ayo magambo. Aravuga ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mwisanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire by'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, muyishimishe ijwi ry'impanda, muyishimishe neberu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Amen. Turasoma Zaburi ya 93 ku murongo wa 4. Hari ijambo rivuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Imana irakoze. Ndumva shaka kubaganiriza ku ijambo nahaye intego ivuga ngo kumenya imbaraga ziri mu gushima Imana, imbaraga zibitse mu mashimwe. Ndashaka kuvuga aya magambo ntuje kuko yamfashije. Abantu benshi urababaza amashimwe nayo bafite, ku buryo abantu basigaye basenga mu rusengero barenga 100, hakabura umuntu n'umwe wandika ngo aze gushima Imana, kubera ko umuntu wese murahura akavuga ati byaranze, ndasaze, ndirutse, iyo nari mpfuye ubu ndiho ngo ngirene, ndumva nshanganyukiwe. Nta kindi, Satani yaraje akora ikintu kiremereye muri twe, ari nacyo gitumye mpagarara hano kugira ngo mbaganirize. Yambura abantu ibihe byo gushima, yambura abantu ikintu cyitwa kubona imirimo y'Imana, yambura abantu kubona neza ibintu Imana yakoze. Umubare munini w'abantu hafi ya bose bafite ibitarakorwa. Ntabwo icyo gitabo nagisomye, ariko n'umuntu wakitubwiye yaravuze ngo hari igitabo yasomye ngo cy'umuntu washatse Imana ngo abone ibintu yayivugaho, ngo abihize imbere ntiyabibona, ngo ariko abihize inyuma abona ni byinshi. Ariko ngakomeje gusoma uwo mugabo wavugaga kuri icyo gitabo, aravuga ngo yigiye imbere akomeje no kureba. Haleluya. Ngo aravuga ngo n'imbere naje kugera aho ndayibona, ngo kuko Imana izi inzira nyuramo. Torero bakristo bakozi b'Imana, ndashaka no kugira akantu mpindura, nta nubwo bikiri ngombwa ko turebera Imana inyuma gusa, ndifuza ko munayirebera imbere. Inyuma yarakoze urabizi. Bwira Satani ngo Imana yakoze inyuma hano izakomeza ikore n'imbere. Kumenya imbaraga zibitse mu mashimwe. Iyo umuntu ashima, abakoze ibintu bitatu icyarimwe: abanejeje Imana, abayubahishije, kandi abayihesheje agaciro mu ruhame rw'abandi bantu abo ari bo bose. Haleluya. None se muzarebe, abantu benshi binaha bakunda ko tubavuga, bakoresha ikirori ukabavuga. Ubu nabonye byaragize n'imbaraga, abantu basigaye bategura ibirori, bagaha Imana banko, bagaha Imana ba onkere, bagaha impano ba se wabo, bagaha impano ba nyirasenge, bakavuga ubwiza bw'abantu baraho, Imana igafata ikarinda ihava, abantu bakarinda bataha. Ntawe uvuze ati ndashimira Imana. Kumva umuntu aravuze ngo iyo nagira data wacu, agahindukira akamureba, ati iyo namugira nari gusara, iyo namugira nari gucanganyukirwa, sinari kuba maze imyaka 5 muri aka kazi yaba adahari, ntago mba narubatse iriya nzu yaba adahari. Bakavuga umuntu we, ariko wibuke ko
uhumeka umwuka udahabwa na so wanyu, uhumeka umwuka udahabwa na nyoko wanyu, umwuka uhumeka ntiwawugura akazi, umwuka uhumeka nta mafaranga yawugura. Ndimo ndinginga Imana ngo abantu mwongere mumenye imbaraga ziri mu gushima. Ongera utobore uvuga uti nubwo ntaragera aho nshaka ariko nahuye n'Imana. Haleluya. Hari umudive waririmbye, ntabwo nyizi neza, murabizi ko ntagira ijwi ryo kuririmba, yaravuze ngo nimureke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka mushya. Handi mwari muzi narahindutse ubundi mushya. Ntabwo nzi nimba mbiririmbye neza, ariko yarashatse kuvuga ko guhura na Mesiya byonyine birema ishimwe. Asifiwe. Nta kazi araguha, nta bana araguha, nta mugabo araguha, kubura nawe gusa mugacakirana bihita birema ishimwe ridasanzwe, bihita birema ishimwe riremereye, bihita birema ishimwe riri mu rwego rwo hejuru, bihita birema ishimwe rikomeye. Haleluya. Bihita birema ishimwe. None yaguhaye abana nta mashimwe, none yaguhaye inzu nta mashimwe, none yagukijije diyabete nta mashimwe, none yaguhaye inzu nta mashimwe, uratega indege ukagenda ukagaruka nta mashimwe, ufite imodoka umugore afite indi nta mashimwe, amaguru yawe yombi arakora none urumva nta mashimwe, kwa muganga baracyakubwira ngo irire nta kibazo none urumva nta mashimwe, urarya izikaranze n'izitogosheje, urarya mayoneze ukarya na salade, urimo urarya ibirayi bitogosheje n'amafiriti, byose urarya ukumva nta mashimwe. Amaso yawe aracyareba yose ukumva nta mashimwe. Ntabwo urwaye stroke, ntabwo amaguru amanitse Faisal na za Shashibe ukumva nta mashimwe. Torero bakozi b'Imana, bakristo, banyarwanda, banyarwandakazi, banyamahanga, abantu muzakurikirana aya magambo, hari imbaraga. Imana ikeneye ko twongera tukayishimira. Narigiye kuvuga ngo nukurikira aya magambo ukagera aha, uzapfukama ahantu uri cyangwa uhagarare cyangwa wicare, uzamura ibiganza uvuge ngo wakoze ibyo wagombaga gukora ku buzima bwanjye byose. Ndashaka kuvuga inyungu eshatu ari nazo ndi busorezeho tuvana mu mashimwe. Iya mbere, iyo dushimiye Imana tuba tuyimenyesheje yuko tukizi neza ko ariyo yabikoze. Ndasubiramo, iyo dushimiye Imana tuba tuyimenyesheje ko tukizirikana neza ko ariyo yabikoze. Burya iyo ushimiye Imana, ahantu yicaye nayo irikomanga ikavuga ngo okay, arabinyitiriye, arabizi ko ari njye ubikora, arabizi ko ari njye ubibashije. Mwijuru baravuga ngo wa muntu dufite hariya arabizi ko atari diplome, arabizi ko atari imiryango, azi ko ari twe. Bahita bavuga ngo mujye mumwongera, ababizi ko ari twe twabikoze. Icya kabiri, iyo ushimiye Imana, iki kintu cyanyoheye cyane, uba ubaye moteri yo kubwira abantu ngo nimwongere muyizere, iracyakora. Haleluya. Uba umeze nk'umuntu, hari akantu abantu bafite imodoka nibo bakazi, natwe tutazigira ariko turakazi. Njya nkabona bakoresha bazamura imodoka bagiye guhindura ipine kitwa ijeki. Iyo uri gushima uba umeze nk'umuntu ufashe ijeki, uyitera ku bantu bose bari bagize intege nke, urongera urazamura, urimo urababwira ngo muhumure, Imana iracyakora. Mwijuru bahita bavuga ngo okay, dufite umuntu uri kutuvuga neza, n'abari bananiwe bagiye kwisubizamo imbaraga, ni mumwongere. Icya gatatu, haleluya, iyo ushimiye Imana, reka mbabwire ibintu byanyoheye. Iyo ushimiye Imana uba umeze nk'uyihaye ibyo kurya, umeze nk'uyibwira ngo ngaho nawe ongera uryoherwe muri ya migisha wampaye, nawe ongera uryoherwe muri ya neza wangiriye. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo iyo utewe n'amakuba akomeye ukiheba ubonye ko bicitse, bari iyo migisha yose uko ingana, erega ni myinshi yo gutangaza. Buriya bavuze ko bashaka kuba ari inkweto, amasogisi, imisatsi ukoresha, amaherena wambaye, inzara wasize, ubwo kudavuga kuba bikora, ukabara amajipo ugira, ukabara amapantaro ugira, ibitambaro byo mu mutwe, imipira ya Lacoste, amajaketi ukabara, kubera nibi bikombe biri wawe n'amafurusheti n'ibyibo n'amateleviziyo n'indabyo n'intebe wicaramo, na amashimwe y'Imana. Bara byose uko bingana, Imana ibaho umugisha muri Kristo. Kandi ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mwongere mushime, mwongere muzirikane ko Imana yakoze. Umuntu wese uzadukurikira yongera afata umwanya avuge ngo ndagushimiye Imana ko wangiriye neza ibyo wagombaga gukora, wabikoze byose. Abadukurikiye n'abazadukurikira mwongere mwige gushima. Icyanyuma, iyo umuntu ashima Imana, nuramuka ugiye gushima Imana, ubitegura ibwire ngo uyu munsi naje nje kugushimira. Hana yarashimye asubira ishiro. Mujye mushima, gushimira Imana ni iby'agaciro. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana ngo mwige gushima. Murakoze cyane. Ndabinginze ngo mwige gushima Imana, ni inyungu.
icyifuzo, ongera ubone ibyo Imana yakoze, ongera ubone ibintu Imana yakoze. Satani yikubwira ko nta bintu Imana yakoze, na n'uyu munsi Imana iracyakora. Mu izina rya Yesu ndagusengeye kugira ngo wongere ushime. Ndagusengeye ngo umutima wawe umuvanye ahantu Satani yari yarawushyize, ongera ubone ibintu Imana yakoze. Dayimoni yikubwira ko nta bintu Imana yakoze, na n'ubu Imana iracyakora. Shalom, shalom, shalom. Komeza ubone neza y'Imana mu izina rya Yesu. Amen.